Haleluya. Ntabwo urumuri ruhagije ngo mbe mbareba neza, ariko icyo mbona nuko muri teraniro rinini mwese abitabiriye amateraniro kuri uyu mugoroba Imana ibahe umugisha, ndetse abashyitsi banejejwe no kubana natwe harabo ndi kugenda mbona turabanezererewe. Imana ibahe umugisha. Ku mugoroba washize twigira hamwe ijambo ry'Imana ryatubwiraga imibereho y'uwagize ute, imibereho y'uwababariwe. Twabonye umwe mu bantu bakunze guhura na Yesu inshuro nyinshi ari umugore witwa Mariya, uwo bazanye imbere ya Yesu kugira ngo atange itegeko bamutera amabuye, ariko Yesu ntatanga iryo bwiriza, ahubwo batandukanye amubwiye ngo genda singukiriyeho iteka, izina ry'Imana nirihimbazwe. Twabonye uburyo uyu mugore yahagijwe no gushaka Yesu maze akaza afite amavuta, kandi uwo munsi agatahana ijambo yabwiriwe mu ruhame ngo ibyaha byawe urabibabariwe, izina ry'Imana nirishimwe. Twabonye imibereho y'uwababariwe tubyigiye kuri Mariya, kandi twabiboneye mu rukundo rudasanzwe yakundaga Yesu. Bigaragara ko kuva Yesu yapfa Mariya atabonye ibitotsi. Isomo ryatubwiriye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cyawo cya 28 umurongo wa mbere, yuko ku wa mbere w'isabato umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kuri cya gituro, izina ry'Imana nirihimbazwe. Twabonye umuseke wenda gutambika buba butaracya, ariko ijoro ntabwo ryabaye inzitizi kuri urukundo Mariya yakundaga Yesu. Imana yacu nishimwe. Yari yarasize Yesu bamuhambye mu ishyamba, gutekereza yuko ari bugenda akajya mu ishyamba kandi butaracya. Ntabwo byashobokaga kwitambika hagati y'urukundo Mariya yakundaga Yesu. Bari bashikarije kuzigira urwitwazo imibereho y'uwababari bakunda cyane, izina ry'Imana nirishimwe. Turi kwigira kuri Mariya wakunze Yesu bikageza aho tubona ameze nk'uwiyibagiwe. Twabonye Yesu avugira muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 ngo nimunkunda muzagira mute. Niba urukundo dukunda Yesu ari igihamya cy'imbabazi yatugiriye, yavuze ngo nimunkunda muzitondera iki? Amategeko yanjye. Maze aratubwira ngo nawe azasaba Data aduha umwuka wera. Haleluya. Ndakomeza kubasabira muri uyu mugoroba kugira ngo ubwo Kristo yabambwe akabambirwa ibyaha byacu, ngo natwe nidukura tukabimenya twizere imbabazi ze, dutangire imibereho yo kumukunda, bitubashishe gukurikiza amategeko ye, ako gakiza gakomeze gutaha mu mitima yanyu mu izina rya Yesu. Muri uyu mugoroba mbere yuko tuganira ku ijambo Imana yashimye ko tuza kuganiraho, nagira ngo mbabwire amwe mu makuru y'ibyambayeho igihe icyorezo COVID-19 cyari kimaze kugera mu gihugu cyacu. Murabizi yuko bitari bigishoboka yuko duteranira hamwe. Mbese murabyibuka abantu benshi bajyaga banyonyomba bakansanga bakambwira bati mwigisha kuri umugabura w'ijambo ry'Imana nta nzira byacamo, nta kuntu byagenda tukiherera turi babiri ariko ukambatiza. Bari barasomye yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana, kandi uburyo bwo kugira ngo babone Yorodani, babone umupasitoro wo kubabatiza, byari ibintu bidashoboka. Nanjye nkababwira yuko nterejwe iyo nshingano. Abantu barahagiye bakubise hirya no hino babura uko babigenza, ariko ndashimira Imana yuko mu mezi 3 yarashize nari naraganiriye n'abana bacu nge n'umutware wanjye, turababwira tutubwo mugize imyaka 12 ni imyaka ihagije ku mwana wakuriye mu rugo rw'abizera, birakwiriye yuko mubatizwa. Ntabwo byadutwara umwanya munini wo kubibabwira, ahubwo bari barakiriye icyo cyemezo. Maze mu kwezi kwa 12 tubaherekeza kuri Yorodani barabatizwa, izina ry'Imana yacu nirishimwe. Igihe byari bimaze kuba ikibazo, ndibuka ko badushimiraga bakabyibuka, bakavuga bati mwarakoze babyeyi bacu, kuko bitari gushoboka ko tubona uko tubatizwa, ariko mwarakoze kuba ibi bihe bibaye twarabatijwe, izina ry'Imana nirishimwe. Ntabwo rero amahirwe ahoraho, nubwo tugifite agahenge ngo Yorodani bihari, ubabatiza bahari, n'amazi abahari, ntabwo bizakomeza kumera gutyo. Niyo mpamvu muri uyu mugoroba ijambo ribwongere kudukangurira kubyarwa ubwa kabiri, kandi niwumva amahirwe aguciye imbere uyakirane umutima ukunze mu izina rya Yesu. Tugiye kwigana bundi bushya, niwo mutwe w'icyigisho tugiye kwiga. Ndagira ngo mbasabe muhombeke amaso maze dusenge Imana. Turagushimye muremyi wacu Imana ikomeye, izina ryawe nirihimbazwe.
tunejejwe nuko wadushyiriyeho inzira imwe rukumbi yo kwiyunga nawe binyuze mu mubatizo. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Abicaye muri iri teraniro bashaka kugira ngo ntibibareba kuko babyawe n'amazi, ariko wavuze kutabyawe n'amazi ngo abyarwe n'umwuka atazabona ubwami bwawe. Udushoboze kuzuza ibikwiriye byose, ngo nutunguka ku bicu ugahamagara amazina yacu tuziyumve tugusanganire mu izina rya Yesu. Umwe mu banyabyaha babyemera tumusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 22, hari uko asobanura ibyaha yakoraga ku murongo wa 4 w'icyo gice. Umwe mu banyabyaha unabyemera n'uwitwa Paulo. Iyo usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 22 umurongo wa 4 aratubwira ngo kandi narenganyaga b'inzira ya Yesu ngo bicwe, narababohaga ndetse agahamya yuko abagabo n'abagore bose yabigenzaga atyo. Maze Paulo akatubwira yuko yari ari mu nzira y'I Damasiko kuzana abaho Yerusalemu ngo bahanwe, maze igihe yari ari mu nzira tubwira ko yatunguwe n'umucyo, yikubita hasi amera nk'upfuye, yumvise ijwi ryavuganye nawe riramubwira ngo Sawuli Sawuli ndenganyiriza iki? Yikubise hasi, yarashubije ati urinde uwo ndenganya, ariko arabwirwa ngo ni Yesu ugira ute? Ni Yesu urenganya. Aciye bugufi aravuga ati ngirente mwami, ndashimira Imana ko ijwi ryamubwiye ngo haguruka ujye I Damasiko niwe uzabwirirwa icyo ukwiriye gukora, izina ry'Imana nirihimbazwe. Yari yahumye, bamutwaye bamurandase bamujyana I Damasiko, yahamaze iminsi igera kuri 3, maze umuvugabutumwa witwa Ananiya amutumwaho. Igihe yarahingutsaho Sawuli ari, yaramubwiye ati Sawuli humuka, kandi uwo mwanya ahamya yuko yahise ahumuka, izina ry'Imana nirishimwe. Sawuli akimara guhumuka ari I Damasiko yari ataramenya icyo yabwiwe icyo yagiriyeho kugira ngo azabwirwe icyo agomba gukora, ariko mu gihe yari ateze amatwi arindiriye kumenya icyo Imana yamujyaniye I Damasiko, yabwiwe na Ananiya ngo amazi naya, ikigutinza ni iki? Haguruka ubatizwe ibyaha byawe bihanagurwe, izina ry'Imana nirishimwe. Sawuli wari umaze iminsi igera kuri 3 arindiriye icyo Imana yamujyaniye I Damasiko, ntabwo yigeze agira impamvu ashyira mu nzira, ahubwo yamanukiye muri Yorodani arabatizwa, ahinduka icyaremwe gishya. Ntabwo tumwiga tuvuga Sawuli, ahubwo ni Paulo intumwa mu cyimbo cya Kristo, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Umubatizo nyakuri watangiriye kuri Yohana Umubatiza tubisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya 3. Yabwiririzaga kuri Yorodani akabwira abantu bo mu butayu bw'Iyudaya ati nimwihane kuko igihe kigize gute? Yararikiraga abantu kwihana bakemera ubutumwa bwiza, akababwira ati igihe kiri bugufi. Ndashimira Imana ko igihe Yohana yabwirizaga nababwiye uburyo ingaruka y'ijambo mu mutima w'umunyabyaha, abantu baba bakwiye gutekereza neza, maze ijambo ry'Imana ryabageraho bagasigara bibaza bati nkora iki? Niko byagendekeragaho mu butayu bw'Iyudaya. Mu iteraniro ryabwirizwaga na Yohana Umubatiza abantu bakiraga ijambo ry'Imana, maze bamwe bakava I Yerusalemu, abandi bakava hakurya, ibihugu byose biteganye na Yorodani. Bamusangaga kuri Yorodani akabatiza mu izina rya Yesu, izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. Igihe Yohana yari arimo abatiriza kuri Yorodani, Yesu yakinze ibarizo asezeranye na Mariya, tubisoma ku murongo wa 13, maze yerekeza kuri Yorodani. Igihe yari agezeyo, ndashimira Imana yuko Yohana yamumenye, izina ry'Imana nirihimbazwe. Maze amagambo tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1, Yohana yahise atangariza inteko y'abari kuri Yorodani ati nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Haleluya. Maze igihe yari atinye kumubatiza, Yesu aramubwira ati emera ubikore. Emera ugira ute? Emera ubikore, nibyo bikwiriye umuntu wese gasoze gukiranuka kose. Ndashimira Imana ko muri amateraniro yacu yo kuri uyu mugoroba hari abantu batamenye umubatizo nyakuri, ariko nibo babwirwa n'umwuka muri aya materaniro ngo namwe mwemere kubikora, nibyo bikwiriye umuntu wese gasoze gukiranuka. Kungana iki? Gukiranuka kose. Imana yacu ishimwe. Yohana yahise abyemera, maze Yesu aramanuka amusanga muri Yorodani. Yohana aramubatiza. Isomo riratubwira ngo bakiva mu mazi, bakigira gute? Bakiva mu mazi ya Yorodani, umwuka w'Imana amanuka mu ishusho y'inuma, yahagaraye ku bitugu bya Yesu, ijwi rivugira mu ijuru, abaraho bose bararyumva, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Haleluya. Ntabwo amatwi yacu abyumva kubw'icyaha, ntabwo amaso yacu abireba,
ariko duhamya tudashidikanya yuko iyo umuntu ageze ikirenge mu cya Yesu akajya muri Yorodani akabatizwa agakora ibikwiriye byose ngo azahabwe ubugingo buhoraho, n'ubundi ijwi rikomeza kumvikana mu ijuru imbere ya Data wa twese ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira, ngo uyu mukobwa wanjye nkunda nkamwishimira, ngo uyu muhungu wanjye nkunda nkamwishimira. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Uyu Yesu wabatijwe agiye gusubira mu ijuru yegeranyije abigishwa be. Ni amagambo dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ni mu gice cyaho cya 28 n'umurongo wa 19. Maze Yesu agiye gusubira mu ijuru abwira abigishwa be, mugende mu mahanga yose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, kandi mubatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Maze umurongo wa 20 arababwira ngo mubigishe kwitondera ibyo nababwiye bingana iki byose. Aranasezerana ngo ndi kumwe namwe kandi bitari by'igihe gito ahubwo by'iteka ryose. Izina ry'Imana nirishimwe. Byari ngombwa ko Yesu abitegeka abigishwa be, kuko nibyo bikwiriye ngo umuntu asoze gukiranuka kose, maze mbere yuko azamuka ngo asubire kwa Data arabategeka ngo mujye mu mahanga yose. Turi hano kubw'iryo jambo rye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ntabwo yategetse ko abantu bazabatizwa bamaze kwigishwa ukuri kose, ahubwo ijambo riravuga ngo uwizera hanyuma akagira ate. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 16 umurongo wa 16, isomo riratubwira ngo uwizera akabatizwa bizagenda gute. Ikibanza cy'ibanze cya mbere ni ukwizera, maze umuntu yamara kwizera hanyuma akabatizwa. Yamara kubatizwa akigishwa kwitondera ibyo Imana yavuze byose. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Igihe Yesu yari amaze gusubira mu ijuru, umubatizo w'ukuri warakomeje ku bantu bashaka kumenya imibatizo yemewe na Bibiliya umubare wayo. Ndagira ngo turambure mu Befeso mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 5, mbese ko tujya tubona imibatizo irenze umwe. Umubatizo nyakuri imibatizo ni ingahe? Iyo dusomye urwandiko Paulo yandikiye Abefeso maze tukareba mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 5, Abefeso igice cya 4 umurongo wa 5 hari isomo rivuga ngo hariho abami bangahe? Hariho umwami umwe, ndetse hariho kwizera kungana iki? Kumwe. Bibiliya ikongera ikavuga ngo hari imibatizo umwe wonyine. Tujya tubona imibatizo myinshi itandukanye, kandi kubw'aya materaniro urujijo ruravaho. Turabaza biri umubatizo nyakuri wari wo. Ntabwo ari imibatizo ibiri, ntabwo ari imibatizo itatu, ahubwo hariho kwizera kumwe, hariho umwami umwe, hariho n'umubatizo umwe. Izina ry'Imana nirishimwe. Igihe Yesu yari amaze gusubira mu ijuru, umwe mu mibatizo yavuzweho ikanandikwaho tuwusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cyaho cya 8. Ndabararikira kujyayo ngo turebe icyo Bibiliya ivuga. Yesu yari amaze gusubira mu ijuru, intumwa ziri kubikora nk'uko yazitegetse. Mu gice cya 10 mu gice cya 8 mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, reka turebe ikinyandiko ivuga. Bibiliya itwereka umunyetiyopiya w'inkone, umunyabintu w'umwamikazi Kandake, wari ukubutse Yerusalemu gusenga. Yasimbukaga mu igare ry'umwotsi, yari ari kugana iwabo i Gaza. Maze igihe yagendaga asoma igitabo mu nzira, ndashimira umwuka w'Imana wateruye Filipo amwegereza rya gare. Maze Filipo yegereye igare abona umunyetiyopiya w'inkone wagendaga asoma igitabo. Maze Filipo aramubaza ati, mbese ibyo usoma urabyumva? Undi yamushubije ngo nabimenyane nta wagize ute. Maze Filipo yurira igare, bagenda basoma cya gitabo, agenda amusobanurira. Ndashimira Imana bageze mu magambo yanditswe n'umuhanuzi Yesaya. Ubwo Yesaya yandikaga ngo nuko umwana w'intama ucecekera imbere y'uwukemura, niko atabumbuye akanwa ke. Maze umunyetiyopiya w'inkone abisomye ubwonko bukora neza, abaza Filipo ati, mbwira, mbese uyu muhanuzi yabyivugagaho cyangwa yabivugaga ku wundi? Biragaragara yuko Filipo yatangiye kumusobanurira, amusobanurira ibyanditswe. Birumvikana ko yamubwiye ko ari Yesu wavugwaga, ndetse biragaragara ko bageze no ku by'umubatizo, kuko bakiri gusimbagurika mu igare ry'umwotsi bageze iruhande rw'amazi. Maze umunyetiyopiya w'inkone abwira Filipo ati, ko amazi ari ngaya, ikimbuza kubatizwa n'iki? Yaramubwiye ngo birashoboka niba ugize ute. Yaramubwiye ati birashoboka niba wizeye. Impamvu Filipo yamubajije ngo birashoboka niba wizeye, nuko isomo ryatubwiye ngo uwizera ugira ate? Uwizera akabatizwa bizagenda gute?
Filipo yari abizi neza, yarasobanukiwe ibyanditswe, abwira umunyetiyopiya w'ingona atumva amazi arahari kandi kubatizwa birashoboka niba ugize ute, niba wizeye. Undi ati nizeye ko Kristo ari umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Haleluya. Ndashimira Imana ko kubw'aya materaniro birashoboka ko umuhungu w'Imana, byashoboka ko umukobwa w'Imana yasubiza nk'umunyetiyopiya w'inkone maze nawe akavuga ati ndizeye. Igisubizo natwe twatanga ni uko turi bumubwire tuti amazi arahari, nta gikwiye kukubuza kubatizwa, izina ry'Imana nirishimwe. Bahise bahagarika igare bamanukira mu mazi, Filipo aramubatiza. Akiva mu mazi bamaze kubatizwa, Bibiliya itubwira yuko umwuka wazanye Filipo yongeye kumutwara, maze umunyetiyopiya w'inkone yagendaga asimbuka mu igare ry'umwotsi anezerewe, izina ry'Imana nirishimwe. Umaze kubatizwa agira umunezero mu mutima, abasobanukiwe nuko iteka yari yaraciriweho kubw'ibyaha bye rikuweho ku bwa Yesu. Ndashimira Imana yuko umutima watashe mu mutima w'umunyetiyopiya w'inkone, waba umwe cyangwa babiri muri aya materaniro kuri uyu mugoroba, bamenya yuko umubatizo umwe uvugwa na Bibiliya ari umubatizo wo kwibizwa, ari uwo Yohana yabatizaga, ari uwo Yesu yabatije, ari uwo intumwa ze zabatizaga, ni wo Sawuli yabatijwe, ni wo umunyetiyopiya w'inkone yabatijwe. Kandi mu gihe cya Yesu ntabwo yigeze agirana ikibazo n'abantu kubirebana n'umubatizo. Umubatizo nyakuri wari umubatizo umwe, n'ubu ngubu niko bimeze, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Bene data, abantu bashobora kwibaza bati se ko Bibiliya yatubwiye yuko umubatizo ari umwe, tukaba tubona imibatizo myinshi, bimeze gute? Hari abantu bamwe bavuga ko gukebwa kugira gute, bagatekereza ko gukebwa nabyo byaba ari iki, ari umubatizo. Ariko tubajije Bibiliya, Yesu yarakebwe ku munsi wa 8 nk'uko itegeko ryari riri, agize imyaka 27, akinga ibarizo, asezera nyina, asanga Yohana kuri Yorodani, aramubwira atemera umbatize nibyo bikwiriye abantu bose, izina ry'Imana nirihimbazwe. Icyo kitwereka ko gukebwa atari iki. Muri iyi minsi mike ishize numvise ikinyoma cyakwiriye kivuga ngo hari abantu bakuru umuntu amenyo 6 maze bamara kumuvanamwe ayo menyo uwo muntu akaba batijwe, ariko ntabwo twabisomye muri Bibiliya, kandi ubwo bitari mu Bibiliya ntabwo tubyizera, izina ry'Imana nirishimwe. Hari abagiye bakubitwa inkoni, hari abagiye basimbutswa umuriro, hari abantu bagiye bakorerwa ibintu bitari bimwe bakabwirwa yuko ari ukubatizwa, ariko ibyo ntabwo byavuzwe na Bibiliya. Ndagira ngo dusome isomo riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cyawo cya 6, mu gihe dushaka kubaza Bibiliya umubatizo umwe wavuzwe wemewe na Bibiliya wari wo. Reka turebe mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cyawo cya 6 ku murongo wa 4, turasobanukirwa n'umubatizo icyo bivuze, izina ry'Imana nirishimwe. Abaroma mu gice cyawo cya 6 ku murongo wa 4 niho tugiye gusoma igisobanuro cy'umubatizo. Haranditse ngo nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe. Haleluya. Kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abariko natwe tugendera mu bugingo bushya, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kubatizwa bisobanuye kwibizwa, ariko yigeze yizera. Mbwira umubyeyi wari umuteruye ni rero umwana wawe ntabwo arizera, azakomeza kubanza kwiga, subira mu iteraniro, ntabwo azabatizwa. Ikintu gitangaje cyabaye ni iki. Uwo mugore yitwaga Lidiya yari yaje guhaha, maze agakapu yazanye guhahiramo agashyira ahantu, aravuga ati amateraniro amaze iminsi abera muri iki kibaya, agiye kuzasoza n'ayagiyemo n'umunsi umwe. Yari yaje muri ayo materaniro ariko yaje guhaha, yari afite ikibazo cy'uko atabatizwa inshuro zirenze imwe, kandi uwo muntu yumvaga bigomba gutwara igihe kirekire ngo yizere. Maze mu gihe yari ari mu materaniro, mbwiriza iby'undi mugore witwa Lidiya waje guhaha agataha abatijwe, nawe yitwaga Lidiya kandi yari yaje guhaha, asobanukirwa neza nuko namutumweho muri ayo materaniro. Ndagira ngo mbabwire ikindi cyabaye. Umugabo we yari yarabatijwe ari uruhinja, yakoraga umurimo wo gutwara abagenzi, ariko mw'uwo mugoroba nta muntu wamuraritse. Aratekereza ati ariko ijambo ry'Imana rimaze igihe kirekire rivugirwa aha hantu, kuki nge ntagerayo ngo numve ibivugwa? Maze igihe uwo mugabo w'uwo mudamu yazaga mu materaniro, yasanze nahamagaye umugore wari imbere yanjye ndi kubwiriza umwana, ndangije ndababwira ntumva uyu mwana ntarizera, ntakwiriye kubatizwa, kandi se yabuzwaga kujya muri Yorodani nuko yabatijwe angana iki? Ari umwana.
yahise asobanukirwa mu mutima we ko nigishirije ku mwana we kugira ngo kuko yatinze kwizera ukuri amenye yuko umubatizo yakoze utemewe. Ndashimira Imana ko muri ayo materaniro uwo mugore witwa Lidiya n'umugabo we baje ntawe ubararitse, bafashe icyemezo cyo kubatizwa kuko babonye ko ari umwuka ubiyoboye. Izina ry'Imana nirishimwe. Ndangije amateraniro nasabye abayobozi kunjyana mu giturage ngo dusure, kandi igihe twazengurukaga dusura twabanje mu rugo rw'aba bantu tutari tubizi. Twagezeyo baduha ubwo buhamya butangaje. Ndashimira Imana yuko Lidiya waje mu materaniro umunsi umwe yafashe icyemezo cyo kubatizwa. Yahoraga atinzwa nuko yari umuyobozi mu idini rya ADPR kandi yabatijwe, ariko amenya ko abatijwe batarizera bakwiye kongera bakabatizwa. Afata icyemezo cyiza, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umugabo wari warabatijwe ari umwana abona yuko akwiriye kongera kubatizwa nyuma yo kwizera. Ndashimira Imana ko no muri aya materaniro muri uyu mugoroba haba hari umuntu umwe cyangwa babiri bumvise iri jambo ari iryabo, ngo basobanukirwe n'inzira imwe rukumbi Imana yashyizeho ngo yiyunge n'abanyabyaha, yuko binyura mu mubatizo. Niyo mpamvu dutanze amahirwe ngo tubahamagare bahaguruke batambuke baze hano imbere y'iteraniro. Abavuga bati turashaka kubyarwa ubwa kabiri, turashaka guhinduka ibyaremwe bishya, turashaka kugera ikirenge mu cya Yesu, mbaramburiye ikiganza ngo muze hano tubasabire maze mugere ikirenge mu cya Yesu. Bene data, turaba turirimba indirimbo 101 duhamagara batsinzwe n'iri jambo, byaba ku munsi wa mbere w'aya materaniro, byaba kuri uyu munsi turimo wa karindwi w'aya materaniro. Bavuga bati dukurikije uko ijambo ry'Imana ryagiye rivugwa ryatsinze imitima yacu, kandi turumva twafata icyemezo cyo kwiyegurira Imana. Mbategeye ikiganza ngo muze, kandi ijuru rirabategereje. Imana ibashoboze gufata icyemezo cyiza. Senge Data wa twese uhoraho, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimira ineza yawe, turagushimira imbabazi zawe, turagushimira urukundo dukunda, ikuzo n'icyubahiro no guhimbazwa bibe byawe iteka ryose. Turagushimira kwigaragaza k'umwuka wera kutubayeho muri aya materaniro. Tugushimira ijambo ryawe dutumye ushaka ko tubyarwa ubwa kabiri, kugira ngo tuzahabwe ubugingo buhoraho ubuhererwe icyubahiro. Turasabira kugira ngo ababyawe n'amazi babyarwe n'umwuka, kandi abataragera ikirenge mu cya Yesu ngo bahabwe mu mva y'umubatizo babashije gufata icyemezo cyiza. Turasaba umugisha abayobozi bacu barazwa ishinga n'iterambere ry'umurimo ngo bashyigikire. Turasaba ibikorwa bitandukanye biri muri iyi filidi mu gukorwa k'umurimo wawe, utubere ibyiringiro, utange ibibanza, utange uburyo, kandi ubwo dushyize hamwe kugira ngo mu kwezi kwa gatandatu urukundo tugukunda turuhamisha imirimo yacu, utubere ibyiringiro. Twafashe uyu munsi tuzirikana imfubyi n'abapfakazi, ngo ubongerere kukwizera, ubereke kuri iruhande rwabo, ubongerere ubabere igisubizo mu bibazo bitandukanye bafite. N'uyu mwanya turabazirikanye ngo abapfakazi ubereke ko uri umugabo utajya ubasiga, imfubyi uzereke ko uri umubyeyi wakujije abandi nabo uzabarera, ngo buri wese ufite ikibazo umubere igisubizo. Uduherekeze abajya hafi n'abajya kure, ukuboko kwawe kuturinde umubi. Komeza uhagarikire aya materaniro, ijambo ryawe risohoze icyo uri kurituma mu mitima yacu, mu izina rya Yesu. Nese ni muze